Yesu ashimwe bakunzi ba Ingabire Jeanne Gentille, bakunzi bava mu byaha TV. Uyu mwanya ndagarutse ngo twongere tugire ibyo tuganira, ariko reka mbanze nongere mbasabe mu nkorere subscribe ku bantu batayikoze. Nabonye hari ikiganiro nashyizeho mbona views zigera mu 2021, ariko subscribe ziracyari hasi cyane, kandi murabizi ko kutureba ni urukundo muba mudufitiye, no kuduha subscribe ni urukundo muba mutweretse, mukiyabonesha ku biganiro byacu niba mubikunda. Ni ibiganiro by'iyobokamana, tukora ibiganiro bijyanye n'ubuhamya bw'ibyabaye ku bantu. Mu minsi mike nitubona abantu bo gufatira ibiganiro nabo tuzabifata, ariko iyo batabonetse njyewe ibyanjye ku giti cyanjye nagiye mbaho ubuhamya bw'ibintu bigenda bimbaho, ariko nkabaha n'ijambo ry'Imana, ngasengera abantu mu buryo butandukanye. Ibyo byose rero niba ubikunda, niba ukunda ijambo ry'Imana, niba ukunda indirimbo z'Imana zo mu gitabo, ugakunda indirimbo z'Imana zihimbwe n'abahimbyi nk'uko nanjye mfite izo nahimbye, mwarazibonye bagerageje kundeba mu minsi yashize. Niba ukunda indirimbo z'Imana, impimbano z'abahanzi, ugakunda izo mu gitabo, ugakunda ijambo ry'Imana, wankorera subscribe tukabana, hanyuma nkajya mbagezaho ibiganiro by'iyobokamana. Murakoze. N'umwanya rero narinje n'ubundi nje gusengera abarwayi, ariko mbere ya byose, kuko isengesho rigizwe n'ibice byinshi, turasoma ijambo ry'Imana, turarimba indirimbo yo mu gitabo, kandi tugiye gukora isengesho ritangira ikiganiro kugira ngo Imana ize kubana natwe. Reka ku muco w'abarokore, ubwo ari ikiganiro kigamije gusenga, reka nkoreshe igitambara nubwo n'umusatsi wemewe, ariko ntihagire uwo bigwisha. Kuba nasenga ntateze biremewe, ariko no gutega nabyo ni umuco, kubera nakuriye muri ADPR muri Pentecote. Ni umuco tugira wo gusenga duteze, tuba twumva aribwo dushyikiranye n'Imana cyane, ariko bitavuze ko n'uwasenga adateze Imana itamwumva. Nta birenze, nuko haba hari ibyo umuntu yumva nyine bimufasha gushyikirana n'Imana. Iyo umuntu agiye gusenga ategura atere neza, kugira ngo nasenga yumve koko ko ari guhamanya n'Imana. Twebwe rero aba ADPR, iyo dusenga kugira ngo twumve ko duhamanyije n'Imana, nuko dutega ibitambara. Tuba twumva turi muri miriye nziza iyo turi gusenga duteze, twebwe ab'igitsina gore. Igitsina gore iyo turi gusenga duteze tuba twumva turi guhamanya. Ubu ndumva imbaraga zuzuye kurusha ko nari gusenga nsokoje. Kambanze nsengere rero gutangira ikiganiro. Mana Nyiringabo, Data wa twese uri mu ijuru, Muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye umwanya nk'uyu, ndaguhimbaje kuko ari wowe ushobora byose, ni wowe uvuga bikaba, ni wowe uteka bigakomera. Umwanya nk'uyu watwemereye rero ngo twongere kuganira na bene data, mfata umwanya wo gusengera abarwayi. Ndagira ngo Mana ururuka unyumvire nk'uko wumviye Eliya, ururuka ubane nanjye, kuko abarwayi hirya no hino mu Rwanda no mu mahanga barahari, kandi ni wowe muganga twiringiye ubasha kubakiza. Ngwino ubane natwe muri iki kiganiro rero, kandi risengesho rikize benshi, tuzabona ubuhamya bwa benshi bakize. Abantu bazumva iki kiganiro bazajya hihereye tubane, kugira ngo irisengesho ribagirire umumaro, kandi ubahe kwizera gushyitse, kugira ngo kwizera k'umurwayi ariko kumukiza. Nuko urakoze, ndagushimye. Ngwino ubane natwe, dushyigikize ijambo ryawe, turindishe abamarayika bawe, tuyoboze Mwuka Wera muri iki kiganiro, wirengagize gukiranirwa kwa buri umwe umwe, wirengagize ukwanjye n'uko abanyumva, kugira ngo ubashe kubakiza, kubera kuri Imana ibabarira ibyaha, ugakiza indwara, ugakiza n'imitima. Shyirwa hejuru kuri Uwera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko nari mbabwiye rero ko turifashisha indirimbo n'ijambo ry'Imana, reka mpere ku indirimbo ya 28 mu ndirimbo zo gushima Imana, ivuga ngo umuganga wacu ni Yesu. Ni ukuvuga ngo nk'uko tuzi umumaro w'indirimbo, tugendeye kuri Dawidi muzi yuko yaririmbiraga Sawuli imyuka mibi igahunga. Natwe rero tugiye gusengera abarwayi, biba byiza iyo dushyizemo n'indirimbo. Ubwo murabona umukeka hano inyuma yanjye, iyo baje kundeba bakeneye ko mbasengera ku barwayi, dufata umukeka tugapfukama, tugasenga. N'abashaka kurara bajya baza nkabasengera bakarara, cyangwa bakamara kabiri, biterwa n'uburwayi ko bumeze. Hari umwana waje
bari baramushyizemo imyuka mibi yo mu miryango. Hanyuma araza, yagwaga igicuri kandi nyina ni umuganga. Nanyemerera mama we azaza bihera ubuhamya n'uwo mwana, n'iyo uwo mwana ataza nyina yabaha ubuhamya. Nyina yari umuganga, na n'ubu ni umuganga. Aragerageza amuvuza Indera muri cya kigo gisuzuma abafite uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi barabubura, ariko umwana akajya agwa ngo 3 mu cyumweru, akumva amajwi amwongorera. Ubwo bahita bamunzanira ngo musengere. Yamaze 4 mu rugo. Ubwo rero iyo umuntu afite uburwayi bukomeye biba ngombwa agatindana n'Imana nyine, tukamusengera kugira ngo Imana ibashe kumukiza kandi imbaraga z'Imana yambaye zibashe kumubeshaho igihe kirekire. Uwo mwana maze imyaka, bamunzaniye mu kwa 4 kwa 2022, kugeza na n'ubu ngubu ntabwo yari yongera kugwa hasi. Umwana yarakize, amajwi yumvaga ntakiyumva. Ubwo rero hari n'abandi twagiye dusengera. Ubuhamya ni bwinshi, ni uko ngo nzi yuko we nazamusaba kubaha ubuhamya akemera kubutanga, ariko ab'Imana yakijije nyuriye muri twebwe ni benshi. Reka rero nawe turi kumwe ugire kwizera yuko indwara ufite wayikira. Nubwo Yesu akiri mu isi yakijije bamwe, abandi ntibakire, ariko nizeye yuko iri sengesho rifite icyo rigambiriye, rifite uwo rigiye kugirira umumaro. Hari igihe wenda wowe bitazagukiza kubera ko atari isaha yawe, kuko Imana ikorera ku isaha. Twibuke yuko ku kidendezi Betesida hari abarwayi benshi. Iyo marayika yururukiraga mu mazi akihinduriza, uwatangaga abandi kujya mu mazi niwe wakiraga. Simvuze ngo uzumva iki kiganiro bwa mbere arwaye niwe uzakira, ariko nari ntanze urugero yuko abarwayi bose badakirira rimwe. Niba rero umwuka yantegetse gusengera abarwayi, nuko hari uwo iri sengesho riragirira umumaro. Rero ndasaba umuntu iri sengesho rizagirira umumaro, kugira ngo nakira azaduhereze komantere ashima Imana. Muranyihanganira kubw'amajwi muri kumva. Kameramani agerageze gufata kano kumba turimo. Ndi kuri geto, ndi hahandi nababwiye nyine nagiye gukodeshaho aho mba na bebe. Iyo mpamvu muri kumva amajwi ni ku nzira, murihangana. Ni hafi y'inzira, abantu bari gutambuka kandi ni uburenganzira bwabo, ariko ntabwo biri butubuze gusenga. Yego. Reka turirimbe ya ndirimbo nari mbabwiye, umuganga wacu ni Yesu, ya 28 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Muganga wacu ni Yesu, niwe mukiza wacu, ni nawe ubyutsa abaguye, umva ijwi ry'ugukunda. Indirimbo z'Imana nizo zidushimisha, turirimbane tuti Yesu, Yesu, Yesu. Imyenda urayirihiwe, umva ijwi ry'umukiza, aza kugeza mu ijuru ngo unezeranwe nawe. Indirimbo z'Imana nizo zidushimisha, turirimbane tuti Yesu, Yesu, Yesu. Izina ryiza rya Yesu niryo rikuru rwose, dushima uwo mucunguzi imyaka yacu yose. Indirimbo z'Imana nizo zidushimisha, turirimbane tuti Yesu, Yesu, Yesu. Imana ibagirire neza. Igitero cya kabiri kiravuze ngo imyenda urayirihiwe, umva ijwi ry'umukiza, azakugeza mu ijuru ngo unezeranwe nawe. Bivuze ngo iyo tuvuze imyenda tuba tuvuga ibyaha. Mbere y'uko Imana ikiza umuntu irabanza ikamukiza ibyaha. Niyo mpamvu rero tugira ngo umuntu urwaye niyumva iri sengesho
azabanze yisuzume ku mutima we, abanze yihane ibyaha. Ni ukuvuga ngo Yesu hari umurwayi yakijije, arabanza aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Hanyuma aramubwira ati korera uburiri bwawe wigendere. Abantu rero baratangara ngo ninde ubabarira ibyaha, ariko Yesu niwe ubabarira ibyaha. Cyane ko ibyo yabikoraga ataranadupfira, none ubu byabaye akarusho, yaradupfiriye ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka dusome n'iri jambo ry'Imana, hanyuma dufate umwanya wo gusengera abarwayi, kuko Mwuka w'Imana niko yambwiye ngo nsengere abarwayi. Ijambo ry'Imana muri Mariko ibice ni 16, umurongo ni uwa 15, turagera hepfo gatoya twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko Umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose, Umwami Yesu ari kumwe nabo, abafasha, akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo. Amen. Ijambo ry'Imana rero dusomye riratubwiye ngo abizera bakabatizwa bazakizwa. Turasaba umuntu wese rero wumvishe kuri iri jambo ry'Imana atari yabatizwa kugira ngo agerageze yihane ibyaha abatizwe, kuko kubatizwa ni ikimenyetso cy'uko wemeye kuba umukristo, wemeye, twemera umubatizo wo mu mazi menshi, wemeye yuko upfanye na Kristo, uhambye kamere n'ibyaha byayo, uzukanye ubugingo bushya bwo kuba muri Kristo Yesu no gukora ibyo Yesu yagutegetse. Ngo tubigisha kwitondera ibyo yategetse. Kandi umuntu umaze kubatizwa, iyo abaye maso, ahabwa izi mpano twasomye hepfo, nk'ibimenyetso bizamuranga ko ari umwizera. Umuntu wizera Yesu Kristo ahabwa ibimenyetso bimuranga. Twabyita nk'ibyangombwa by'urugendo. Ntago bikwiriye yuko umuntu wamaze kubatizwa no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we agenda nta bimenyetso bimuranga. Aha turabisomye muri Mariko rero umurongo wa 17 w'ibice bya 16, havuze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ni ukuvuga nimba wizera Yesu Kristo, tega amatwi wumve muri ibimenyetso ni ikihe ufitemo. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ni ukuvuga ngo ibi bimenyetso ushobora kuba utabifite byose, ariko ukaba ufitemo nka kimwe cyangwa bibiri. Muri ibi bimenyetso rero ibyo niyiziho neza ntashidikanya nanjye ni bibiri: kuvuga indimi nshya no kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ibindi wenda nabyo nzagenda nsobanukirwa, kuko hari igihe uhabwa impano ariko ukaba utarapfundura ngo urebemo neza umenye. Reba abageni iyo bashyingiwe babaha impano bakayakira, ariko ntibaba baramenya ngo hari mwiki. Nanjye rero mu mpano nahawe izo maze gusobanukirwa no gupfundura nkamenya ikirimo imbere, nuko gusengera abarwayi ari ikimenyetso kigendana nanjye nk'umwizera wa Yesu Kristo, no kuvuga indimi nshya narabihawe. Hanyuma harimo abahawe gufata inzoka, harimo abahawe kunywa ikintu cyica ntikigire icyo kibatwara na hato. Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni, iki nacyo ndagifite. Ibintu by'imyuka mibi, by'ibitama, iby'ibitegano, iby'ibiterezanyo, bimwe batongera by'amagambo bitari aside. Ni urugero, hari uwanywa aside nk'uko tubisomye. Aside, iyi aside mujya mwumva hari abakristo cyangwa abizera, nk'uko ijambo ritubwiye ngo nabizera. Hari abizera bavuga bati njyewe n'uwandoga ntacyo byantwara. Ubwo rero abo ngabo baba bafite ikimenyetso kigendana nabo cy'uko bazarya ikintu cyica ntikigire icyo kibatwara na hato. Ariko njye sindabisobanukirwa niba koko ndi aside
nayirozwe n'umuntu itagira ikintwara, ntago mbizi nge, ntago icyo ndakimenya. Buri wese yamaze guhabwa impano biba bisaba ngo apfundure amenye ikirimo imbere muri kado. Iyo kado rero ngewe aho napfunduye nkamenya nuko kwirukana abadayimoni, ibimyuka mibi. Ahantu turi hari ibintu bita amashitani, ahantu hari ibintu bita ngo ibitama, harimo abatazi ibyo ari byo ariko harimo n'ababizi bazumva kuri iki kiganiro. Ibyo bintu by'ibitama by'amashitani by'imyuka izerera, nanjye mfite ikimenyetso nk'impano yo kwirukana abadayimoni, nkagira n'impano yo kuvuga indimi nshya, nkagira n'impano yo gusengera abarwayi bagakira. Ibyo mbyiyiziho, ni kado napfunduye nkamenya ibirimo imbere muri kado nahawe. Izi eshatu impano nahawe nagabiwe, ibimenyetso bigendana nanjye, ibi bitatu mbyiyiziho: kwirukana abadayimoni, kuvuga indimi nshya no gusengera abarwayi. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya kubwo iyi mpano nahawe yo gusengera abarwayi, Mwuka yanyibukije ati iyo mpano yikoreshe neza usengera abarwayi. Nanjye ntumira kameramani nk'uko nababwiye ko nta kamera mfite. Kameramani nawe ni ugutira cyangwa agakodesha, hanyuma agafata urugendo ava aho atuye ansanga aho nanjye ntuye, nabwo ni amatike. Ibyo byose narabibabwiye, ariko nk'uko nababwiye mu kiganiro cy'ubushize, ntabwo umuco wo gusabiriza ari umuco mwiza, ahubwo uvuga ikibazo cyawe uwumva hari icyo yagikoraho nawe Mwuka Wera amukoresheje akagira icyo agikoraho. Ariko ibintu byo gusabiriza ku ngufu, kuvuga ngo abatarampaye, ngo abataragize utehoya, nta mpamvu. Isaha y'Imana bizagera bigaca aho bishaka, aho Imana yagennye inzira bizacamo. Isaha y'Imana nigera rero kamera izaboneka. Isaha y'Imana nigera umukozi uhoraho azaboneka, ku buryo icyo Mwuka w'Imana azajya anyongorera nzajya mpita ngikora bitangoye. Naho ubu ngubu biracyagoranye kujya gukodesha kamera, gutumira kameramani nkamutegera. Yaba nari mfite umukozi uhoraho cyangwa nshoboye kubyikorera byari byoroshye. Mashine yo narayiguze, naragerageje. Mashine narayiguze ndayifite, muri kuyibona, ariko ntago ndamenya kuyikoresha. Nabwo ndi gushaka uwo kubinyigisha, ubwo nabyo nzabyishyura, kwishyura mwarimu wo kunyigisha mashine, ariko kamera yo ntayo nari nabona. Ubwo rero isaha nigera nayo nzayibona, ndabyizeye. Reka twongere dusomere ijambo ry'Imana turyizereremo, hanyuma mfate umwanya wo gusengera abarwayi. Ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 16 duhereye ku murongo wa 15. Arababwira ati, uyu wababwiraga ni Yesu Kristo. Ku bantu batamenyereye ijambo ry'Imana, uyu wavugaga ni Yesu Kristo abwira abigishwa be 11. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Bivuze ngo nimba wigishije umuntu ngo Yesu Kristo yaje utya, yabaye mu isi gutya, yaradupfiriye, yasubiye mu ijuru, umuntu akanga kumwizera, uwo nguwo ngo azacirwaho iteka. Niba tubwira abantu ngo mwizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, ubyumva akabikerensa akabyirengagiza akanga kwizera azacirwaho iteka. Gucirwaho iteka rero ni ku munsi w'imperuka, ubwo Yesu Kristo azagaruka aje gutwara itorero abamwizeye akabajyana mu ijuru. Abataramwizeye bazacirwaho iteka, bajye mu muriro Gihonomu, umuriro waka ku manywa na nijoro utazima. Uwo muriro rero niwo bazaririramo bagahekenyeramwo amenya batarizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abakerenceje n'abirengagije urupfu rwa Yesu Kristo, uko yasize icyubahiro mu ijuru akaza mu isi akadupfira, kandi yari afite icyubahiro. Jambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere haratubwira ngo jambo yariho, yahoranye n'Imana, ibintu byose niwe wabiremye, nta na kimwe gitaremwe nawe, ariko asiga icyo cyubahiro aza mu isi kudupfira. Utazamwizera rero azacirwaho iteka. Aha muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere haravuze ngo, mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Amen. Icyo nari ngendere ni ukubabwira ngo yasize icyubahiro mu ijuru cy'ubumana, yari Imana, ibintu byose niwe wabiremye kandi nawe byaremewe, asiga icyo cyubahiro
aza mu isi, yigira umuntu, arongera ajya mu nda ya Mariya, aramubyara, arakura, aca bugufi, akora imirimo ivunanye yo hano ku isi, arangije adupfira no ku musaraba. Ubwo rero umuntu uzakerensa urwo rupfu rwe, umuntu utazamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe azagarukira kujyana itorero, uwo nguwo azacirwaho iteka. Gucirwaho iteka nta kundi ni ukujugunywa mu muriro. Rero Yesu Kristo akiri mu isi, dusomye uyu murongo wo hejuru gato tutasomye wa 14, uravuze ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Ni ukuvuga ngo akimara kuzuka yabonekeye bamwe, amaze kubabonekera, hanyuma abo yabonekeye bajya kubibwira bagenzi babo. Bagenzi babo babyumvise ntibabyizera, batabyizeye ababonekera bose bari kumwe, arabagaya ngo kuko imutemereye bagenzi banyu bakibibabwira. Bivuze iki? Bivuze yuko natwe turi kubikubwira ushobora kutatwumvira ngo wizere ugendeye kuri iri jambo ry'Imana. Nutizera rero ugendeye kuri iri jambo ry'Imana, nawe azakugaya nk'uko yagaye aba bandi. Aba bandi yabagaye kubwo kutizera, kuko abamubonye imbere, abo yanubonekeye mbere, barababwiye bati Yesu yazutse. Ababwiye ngo Yesu yazutse banga kubyumva, banga no kubyemera. Banze kubyemera rero aragaruka, none hababonekera bose bari kumwe ari 11, havuyemo Yuda Isikarioti wari wamugambaniye. Hanyuma abo 11 amaze kubabonekera arabagaya ngo kubwo kutizera, ngo kuko batemereye abamubonye mbere amaze kuzuka. Rero turagusaba wowe wumvishira ijambo kugira ngo wirinde kunangira umutima wawe no kutizera, ahubwo wemere kubatizwa, kuko haranditswe ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana tugiye kwinjira mu mwanya rero wo gusenga Imana, dusengera abarwayi. Ndagusabye ngo ugire kwizera wowe ku bwawe urwaye, cyangwa wizerere umurwayi wawe. Kandi Yesu Kristo ni umukiza wacu, twamaze kubiririmba ko ari nawe muganga wacu. Muganga wacu ni Yesu, niwe mukiza w'abari mu isi, ni nawe ubabarira ibyaha. Umaze kwihana ibyaha, umaze kwizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, warabatijwe, wizere ko wakira. Kandi n'ubu utari wabatizwa, wihutire gushaka abakuru b'itorero bakubatize mu mazi menshi, kuko Yesu Kristo nawe yasanze Yohana kuri Yorodani. Yohana umubatiza aramubatiza mu mazi menshi. Ubwo rero twebwe kwizera kwacu nuko tubatizwa mu mazi menshi. Abatabatizwa mu mazi menshi ntabwo mbaciriyeho iteka, ariko kwizera kwanjye nuko tubatizwa mu mazi menshi, hanyuma tukizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Dusenge mu izina rya Yesu. Nyiringabo Imana Data wa twese uri mu ijuru, muremyi w'ijuru n'isi, turagushimye ko wabeshejeho byose. Dusengeye abarwariye mu ngo no kwa muganga, kugira ngo bafite kwizera bakirize ubuntu, cyane ubanze babarira ibyaha byabo, kubera ko Data wa twese iyo umaze kubabarira umuntu ibyaha, umukiza n'uburwayi bikagenda neza, umubiri n'ubugingo byose bigakirira rimwe. Turasenze rero muri uyu mwanya ngo kubwo kwizera k'uyu murwayi umukize iyi ndwara, kubwo kwizera k'uyu muntu wizereye umwana we umukirize umwana we, kubwo kwizera k'uyu muntu wizereye we uri muri koma umukirize uwe. Mu izina rya Yesu, uyu wizeye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, mu izina rya Yesu umukirize umurwayi we, kubera ko afite kwizera. Urakoze, turagushimye. Shyirwa hejuru iyo tugusenga ntitwikebagura, kuko tuzi ko twumva ku manywa na nijoro, tuzi yuko udutegera ugutwi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twari turi mu mwanya wo gusengera abarwayi mu buryo bw'umwuka, tubarambitseho ikiganza kugira ngo bakize. Tubarambitseho ikiganza gikiza aho bari mu bitaro. Mu izina rya Yesu, reka uyu muntu ufite umurwayi we amurambikeho ikiganza yizeye ko abasha gukira. Yizere ko Yesu Kristo ari kumwe nawe hafi aho ngaho, atari kure ye, kuko yavuze ngo ntabwo adusize nk'imfubyi, ngo ahubwo adusigiye Mwuka Wera. O relevant serebo zizaibo sisi yamando. Imana ihindura ibyanze guhinduka, Imana y'imbaraga n'ubushobozi bwinshi, turakwinginze ngo ururukire kuri aba barwayi ubakirize ubuntu.
rite krebo shi krebo rete sherebo. Nimba ari uburwayi bw'abadayimoni turabwirukanye mu izina rya Yesu. Reka kwizera k'umurwayi cyangwa kwizera k'umurwaza kubashe gukiza uyu murwayi mu izina rya Yesu. Natwe turamwizereye mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'ijambo, kugira ngo uyu murwayi akire. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murihangana, ubwo nzabikosora. Narindi kugerageza ndebe ko hano kuri Geto najye mpakorera ibiganiro, ariko mbonye bigoranye cyane, mwumvisha urusaku rw'abatambuka. Ubwo nzabikosora, nzashaka indimiriye, nzasubira mu butayu nk'uko nabujyagamo, mwarambonaga ndi mu butayu. Hanyuma ahangaha rwose byabarogoye munyihanganire, ntago nzongera. Mbonye ko hano ataraho gukorerwa ibiganiro, n'ubwa mbere nari mbihakoreye, ariko mbonye hari urusaku rwinshi. Nzabikosora. Uyu munsi nateganyije kuhakorera ibiganiro 2. Reka nkore n'ikindi nacyo muze kwihangana nimwumvamo urusaku, ariko ikindi gihe nzahindura miriye, nzasubira mu butayu, niho haba hatuje. Umwana arimo gukura, umwana afite amezi 2. Uwo nguwo rero kuba namwurira na moto nkajya gusenga ubutayu ntago bizajya bingora, cyangwa ngashaka ahandi hari ubutayu hafi ya hano mu rugo ku mazi. Mwarahabonaga ngitangira nakoreraga ubutayu ku mazi, aho ngaho naho umuntu yahajya, ariko aya majwi ntarogoye isengesho. Murakoze rero, mugire kwizera ko uburwayi buraza gukira, kandi natwe turaguma kubasengera n'inyuma ya kamera. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.